ni nabyo mpora mbwira FPR ko iyo ibishaka ya myaka ubu ngubu ishaka kudutegeka idutegeka gutya iduhungeta idutegeka gutya twambura ibyacu iduhungeta gutya idutegeka gutya tugira ingaruzwa mu muheto twirirwa dukora tuyisahurira tuyihereza mbese kwa kundi barafenda ajya avuga ngo imiryango ngo FPR ngo ni umuryango imiryango yose ikora yinjiza muri uwo muryango nuko biteye kuko ubu ngubu umuntu wese mu kwizina ry'Imana ntabwo nzi neza niba hano mu Rwanda muri kino gihugu nako namwerega mujye mubireba none se mu myaka 28 ninde muntu mwigeze mubona wacuruje agakira ninde ibi ni bigaragara rwose ni bigaragara ariko tuvate imyaka 28 nta itaniye na 30 bamaze hanze mu by'ukuri bagiye nta bukire dufite mu Rwanda ariko bagarutse dufite Rwigara Asinapol ubu mu minsi mumbaza amakuru y'umukunzi wanyu Agnes kandi nanone urumva ko Ivode yawe amutwaye urumva nyine namuha n'amakuru yawe yose nta kintu mariya abantu mbese uri kibura buryo Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin. Bon banyarwandakazi inshuti bavandimwe reka tuganire gatoya ntago ntinda ni iminota itari myinshi mu by'ukuri. Bon mumaze iminsi mumbaza amakuru y'umukunzi wanyu Agnes. Uyu munsi nifuje ko namugarukaho kugira ngo nyine mbabwire n'ayo makuru ye muhora mumbaza kubera urukundo muba mumufitiye n'uburyo muba mumusanzwe mumuzi ariko nanjye ndi umuntu wundi utakunda kuvuga abantu rwose simbishaka simba nanabishaka cyane ariko nagira ngo mvuge ikintu kimwe buriya nk'uko mpora mbivuga uyu murimo dukora ibi ngibi dukora wenda hari abantu bashobora kubifata nk'akazi kabinjiriza amafaranga nubwo njye ntabyo mbona ariko mpora mvuga nsobanura ngaragaza ko impamvu yo gukora ibintu iyo uyitewe n'uburakari ufite ku mutima wawe cyangwa ukayiterwa n'inyungu zindi ufite intego yawe ibyo ukora biba ari imfabusa. Bo tusanzwe tuzi uyu munsi nifuza kuvuga ku bantu babiri ariko ndavuga ku bantu babiri ndavuga kuri Agnes nyine nk'uko bisanzwe nk'uko muramumubaza muramukunda cyane ndabizi neza kandi kuko yagiye bagezeho ibiganiro byiza cyane nanjye ndamushimira cyane kuko ahantu yicaye navuga ngo niwe uhanyishaje cyangwa se niwe wahanyishaje kuko iyo ntaza kubonana nawe mu by'ukuri ntabwo mba ndahangaha nta nubwo namwe muba munsi reka mushimire icya mbere igikorwa yakoze yankora igikorwa cy'igitangaza cyane igihe yemeraga kunyakira kugira ngo ntange ibitekerezo byanjye nari maranye imyaka n'imyaniko byarampezemo. Donc muri ibyo bitekerezo nakomeje gutanga nibyo byampaye uyu murongo kuvuga ngo reka nange ifungure kanari cano noneho njye mpora mbitangaho kujya mpora njya kuvumba kandi narabimubwiye ngira ngo yabifashijemo uko yarabishoboye rero ndabimushimira ntago namukamira mu kituze kuko uyu mwanya rwose nicayemo ndagira ngo mbabwire mwese ko ahangaha nicaye impamvu ni ibitekerezo byanjye bwa mbere kuko nibyo byatumye mushaka ninjye namwishakiye si wanshatse ariko kuba yaremeye kunyakira mu gihe hari abandi nari narahamagaye kugira ngo mbanyuzeho ibitekerezo mbashe gutambutsa ibitekerezo byanjye ntibabyemere wakabyemera yakoze rero umurimo ukomeye kandi akwiye kuwushimirwa. Sinzi niba hari umuntu utakuba icyo kintu. Hanyuma nk'uko bisanzwe mpora mbabwira ko buri gihe ntago bajya bavuga ngo mu kinyarwanda ni umugani ucibwa kandi ibyo ni ibintu
biri ngombwa buri gihe ngo izibanye ntabwo zijya zibura gukomana amahembe. Nta nubwo nanone njya mbabwira buri gihe ko bishoboka cyane ko nta muntu uba adafite defo ku muntu. Igihe tuvugana uyu munsi uzambonaho defo, nzakubonaho defo. Ikiri ingenzi ni uko izo defo ari ibintu biri toto. Njye ntaga urugero, abagore dutunze cyangwa se n'abatarabatunga bazabatunga ntabwo muzababuraho amadefu. N'abo bagore banyu hari amadefu baba baziho, ariko ntabwo buri gihe bahora babajugunya nuko yakubonyeho defo iyi n'iyi. Niyo mpamvu mugomba guha agaciro umuntu, noneho mukagira n'ibyo mwihanganira mu bindi bibazo yaba afite, kuko nyine turi abantu ntabwo turi abamarayika. Niyo mpamvu tudatungana kuri byose. Ugira inshuti ukagira umukunzi, ariko ntumuburaho defo. Ntashobora no kugira defo yo kuvuga gakeya kandi ushaka avuga cyane. Ushobora kugira defo y'uko avuga cyane kandi ushaka abacecetse. Ushobora kugira defo y'uko atakubwira ko gukunda kandi agukunda wowe ubikunda. Ibi byose ni amadefo ushobora kubona ku muntu anyuranye. Abantu rero bakunda ko bagomba kugira gute kwihanganira. Rero muri aka kanya nahisemo kuvuga ngo reka mvuge kuri aba bantu babiri, kubera n'ibibazo n'amaka bagiye bahura nayo, ngira ngo tubasesengure neza kandi dufite n'ibyemezo mu by'ukuri. Mpamvu nashatse kuvuga kuri Agnes, nubwo mwari musanzwe mubimbaza, ariko ntabwo nababeshya ngo nicyo kitumye muvuga. Donc mperutse kubona inyandiko yanditse ku kinyamakuru cye Umurabyo, avuga ku mudamu ngo witwa Twizerimana Dalila. Amusobanura avuga ko uyu mukobwa muri 1994 yari hafi kugira imyaka 12, yari hafi y'imyaka 12 cyangwa se ayifite 12. Ubwo avuga ko ari amakuru yahawe n'uwo biganye. Hanyuma uwo mukobwa akavuga ko yaje kuva muri Congo muri 1998. Byumvikane ko yazanywe cya gihe bazanwaga, FPR yajyaga kuzana impunzi z'abanyarwanda zari zarahungiye Congo. Ariko kandi akavuga ko uyu mukobwa yarihiwe na FARG. Byumvikane ko yari umututsikazi, kuko kugira ngo FARG yemere kukurihira deja warabaye no muri Congo icyo gihe cyose, ni ibintu bitari hafi aha ngaha. Bigaragare ko uyu mukobwa ashobora kubaho ko yari yagize ikibazo gikomeye cyane. Ariko kandi ibyo bikanayemeza bikanahashimangira bya bindi mpora mbabwira ko donc ibyo bindi Tito ababwira ko ngo abahutu ari abanzi b'abatutsi atari byo, kubera kuko nkuko mpora mbabwira hari abatutsi bahunganye n'abahutu kandi mu by'ukuri abatutsi baniciwe. Bisobanura rero ko ntabwo mu by'ukuri igisobanuro bajya bababwira ko ngo abahutu bose tout le monde ari abicanyi, sibyo. Ibi bongere bisubiremo, ntabwo ari byo. Abahutu bose tout le monde sibyo, si abicanyi. Mu bahutu nyine harimo abicanyi, ibyo ni ibisanzwe. Mu batutsi harimo abicanyi, ibyo murabizi. No mu batwa harimo abicanyi, ibyo ni murabizi. Dufashe ingero ni nyinshi, tugiye gusimbuka tukajya kure, tukajya mu gihe cy'cyami na mbere y'ubukoloni. Mu cyami habaga hari abatwa bashinzwe uwo murimo wo kwica abantu. Donc hari bahakwa benshi. Abahutu bafite uko bahakwaga, abatutsi bakagira uko bahakwaga, n'abatwa bakagira uko bahakwaga. Abatwa rero akenshi babaga bafite umurimo wo kujya kuroha abakobwa batwite, cyangwa se umwami yakiriye witeka ati agomba kwitwa bakamwica. Rero byumvikane ko mu meko yose abicanyi barimo, n'abagira neza barimo. Ntazagire umuntu wongera kwikoma amoko ngo sinzi ngo amoko. Ibi ntabwo ari byo, tubyumvikaneho neza. Umuntu uvuga ibi ngibi abazana amacakubiri ari mu rwego rwo hejuru, bagerekaho abandi. Ntimukatagerekaho amacakubiri ari mwe muyafite. Iyo ugiye kuvuga ko hari ubwoko bw'umuntu bw'ubwicanyi gusa ukoze amacakubiri yo mu rwego rwo hejuru, ndetse uba uteye ibindi bintu ntazi imbere bizabaho. Ntimuzongere rero, ni ibintu bibi cyane ibintu kubigera. Ibimenyetso birahari. Abantu bazize jenoside, abarokotse jenoside bayirokokanye n'abahutu, bari mu bahutu. Niba uri umunyarwanda uri aha mu Rwanda, jenoside ikaza wenda ikakwicira abantu ukarokoka, ntabwo wari wenyine.
donc aho wari wihishe wari wahishwe n'umuhutu cyangwa wirukankanaga n'umuhutu donc nta muntu wari wenyine, abahutu bose ntabwo ari abicanyi. Mu bahutu harimo abicanyi, mu batutsi harimo abicanyi, mu bahutu harimo abagira neza, mu batutsi harimo abagira neza, no mu batwa n'ubu, kuko abo batwa hamwe n'uko bari bafite inshingano zo kujya kwica abantu, hari abo batayicaga kandi bahawe inshingano yo kubica. Abantu benshi n'abahutu benshi usanga ngo muri Kongo igihe bagiriyeyo kenshi, abanyarwanda benshi bagiye muri Kongo igihe bagiriyeyo kenshi kera, uzasanga abantu kenshi baragiye bakomoka kuri abo bantu abakobwa babaga bagiye kujugunywa mu gifu, hanyuma bikarangira batabishe, bakabahisha bakabajugunya bakashyira ahantu mwigendere, bikarangira batabishe. Uyu munsi bakaba barabyaye abana babo bakiriho bariyongeyeho muri Kongo, aribo bantu mu bari muri Kongo b'Abanyarwanda bavuga Ikinyarwanda cyangwa bagira gute. Ni n'abandi benshi bagiye bajyayo ku buryo bunyuranye, nko mu gihe cy'umwami bamucira muri Kongo, mu by'ukuri yajyanye n'abantu. Rero abantu bakomeje guhunga, za Shiku barazihunze, bituma abantu bahunga ibintu nk'ibyo ngibyo. Gusa nagira ngo ngaruke kuri iki ngiki, ikintu cyantangaje mu by'ukuri ni ukuntu Agnes donc nawe yatangiye kubona ko ngo hari abantu b'ibigarasha. Kuba yavuga kuri Dalila niyo makuru amuziho si ikibazo, kuri Dalila n'ibyo amuziho si byo kibazo. Ikibazo ni ukuba nawe yamaze kubona ko hari abantu b'ibigarasha, ibyo akabivuga ko hari abantu b'ibigarasha. Ibintu ni ibintu njye mbona biteye ubwoba, bitanashimisha n'uwo ari we wese, ku muntu byava mu kanwa k'umuntu twari tuzi nka Agnes utatinyaga kumpa ijambo nkanjye kugira ngo ngaragaze amateka yanjye, ariko akaba afite atangiye kuvuga ko hari abantu b'ibigarasha. Bisobanura ngo birashoboka ko yanazanyita abantu interahamwe, akaba ashobora kuba ati uyu muntu ni interahamwe, nk'uko Tomo abivuga, nk'uko Kakana akabivuga, nk'uko cya kigoryi cy'iyo ngiyo cya Kasuku kibivuga. Ibintu nk'ibyo ngibyo ugasanga nawe ashobora kuba yaza muri uno mujyo. Yenda ngo naraye muvugishije, ambwira ko ngo namubaje kuri iki kibazo, ambwira ko ngo biba bifite iyo byavuye, biba bifite washatse ko biba gutyo, ubwo simbizi, ariko nabyo mu by'ukuri bibaramutse byabaye no ku gahato byaba ari ibintu njye ntabwo mbibona ko ari ibintu njyewe nakora. Simbona ko nabikora, nanabikora ku gahato nabibeshyuza, nahita ngaragaza uburyo bwabyo atari byo, kubera kuko ntago ibintu ikintu cyantangaje njyewe muri byo yavuze byose, yavuzemo ko uyu mugore yakoreye kuri radiyo Rumuri ahabwa ijambo na Simpunga. Anavuga ko uyu Simpunga uyu nguyu akunda guha ijambo ba Matata na ba Niyibizi. Michel avuga ko ngo barwanya leta ku mugaragaro, ntago bo yabise ibindi, yavuze ko barwanya leta ku mugaragaro, kandi kurwanya leta nyine ngira ngo ntago ari ibintu bigize, si n'ikibazo. Gusa nizere ko batayirwanya nk'abantu bashaka kwica cyangwa kugira gute, nyine nta nubwo ari ukwirwanya kundi, n'abantu bajya bagira uko bita ibintu. Kuba wavuga amakosa y'ubutegetsi cyangwa ukavuga ibitagenda mu butegetsi, ntabwo njye sinyamba mbona ko bivuze kubarwanya. Aribyo ngibyo yavuga ko nanjye ndwanya leta, kandi njye sinyirwanya leta, gusa ibitekerezo bitari byo ndabihinyura, nkavuga ko bitakwiye, ibitekerezo bidakwiye, ibitekerezo mu biganisha ahantu habi, nkabivuga ntibyo si byo, kandi ibi ngibi itegeko nshinga ribinyemerera, ko njyewe singomba kwemera ibyo. N'itegeko nshinga ribinyemerera, singomba kwemera na gato ibintu mbona ko bifite ingaruka mbi ejo hazaza. Donc rero kwigomeka ku bategetsi cyangwa ku mutegetsi mu gihe aguha inshingano cyangwa se amabwiriza anyuranye cyangwa se abangamiye abantu, ibyo ngibyo gusa itegeko nshinga ngira ngo mu makosa menshi abiga amategeko bagiye bakora, ariko harimo n'amategeko nanone ari efficace yumvikana neza. Donc
itegeko nshinga rirakubuza kuba wakumvira leta, kumvira umutegetsi mu gihe agutegeka ibintu binyuranye n'ukuri, mu gihe agutegeka ibintu bigaragara ko bibangamiye uburenganzira bwa muntu. Rero niba abo bamatata abo ba nibisi babangamira barwanya ibi bintu bigaragara ko bibangamiye uburenganzira bw'ikiremwamuntu, ntabwo bikwiye kwitwa kurwanya leta. Kandi nanone tujye tuvuga nanone mu by'ukuri leta, iyo tuvuze leta abantu bagomba gusobanukira ngo ubundi leta ni iki. Mu buryo ngo buri demokaratike bavuga ko ngo leta ngo ni ubutegetsi bw'abaturage butangwa n'abaturage bugakorwaho n'abaturage, ariko genda rimwe na rimwe ugasanga baranatubeshya ko natwe turi leta, ariko si byo, kuko leta nyine ziradufunga kandi zikadufunga nta cyaha twakoze, kubera gusa ko ngo wahinyuye cyangwa se wagaragaje ibitekerezo byawe. Ibi rero ntabwo waba uri leta hanyuma ngo nawe wifuze. Ngira ngo leta nyine ni leta buriya ni guverinoma. Rero iyo guverinoma yo ikoze ibidakorwa cyangwa se igakora ibintu bitari byo, dushobora kuyibwira tuti oya, ibyo ngibyo ntabwo ari byo, bibangamiye uburenganzira bwa muntu. Hamwe n'ubwo wabihuza n'amategeko, bakavuga bati reka tubihuze n'amategeko tubone uko dukandamiza aba ngaba, nabyo birarwanywa. Twabanguye iryo tegeko mwarishyiriyeho kugira ngo ducecekeshe, kugira ngo tugere mu dukandamize. Iri tegeko ntabwo ari ryo, turaryanze. Ibyo tukabiganiriza leta. Ibi bitandukanye no kurwanya leta. Nanone kandi ibyo nabyo tubyumvikaneho nabyo, iyo bajya bavuga ko icya nyuma bavuga ko kiri muri decision ya nyuma yafatwa gufata imbunda ukarasa igihugu. Ibi ngibi rimwe na rimwe usanga ngenda birwanya, ntekereza ko n'abandi benshi matata ntabwo ushobora kumva avuga ko akwiye kurwanya leta cyangwa se bakoresheje imbunda. Mpora numva ahamagarira abantu buri gihe, ahamagarira FPR gushyikirana kugira ngo abanyarwanda bose bisange mu gihugu cyabo, babone ko bafite uburenganzira mu gihugu cyabo, babashe gutaha mu gihugu cyabo, impunzi ziveho. Ntekereza ko ariko niyizi nawe ahagaze kugeza uyu munsi. Nigeze kumva ikiganiro akora, ntabwo numva ibiganiro bye byinshi, cyangwa wenda nuko ntarafatwa ijwi rye neza cyane, ariko nigeze gukurikirana ikiganiro cye, mbumva aravuga ibintu biri efukase byubaka igihugu. Rero sinzi niba kurwanya leta ariko nanone ikibi cyaba ari no kurwanya abanyarwanda. Njye nsanga ikibi cyaba ari ukurwanya abanyarwanda, ariko uramutse urwanyije leta mu bibi yabikora, ibikosoye ntabwo wakomeza kuyirwanya. Ntekereza ko leta iramutse ikosoye ibyirimo ntabwo wakomeza kuyirwanya. Rero ikibazo mfite cyatumye mpaguruka kuvuga uyu muvandimwe wanjye nkunda cyane, ni izi nyito yihaye gutera mu kirenge cyabo ubundi yagaragazaga ko atavuga rumwe nabo, atumva kimwe nabo, cy'ibyo yarwanyaga. Mu by'ukuri nawe ibyo yarabyiswe, noneho akaba atangiye kubyita abandi. Ni ikibazo rero mbona ko gikomeye. Niba ari n'agahato bamushyiraho, nyine aka gahato ni kabi kandi gakomeza kurwanywa. Ahubwo ibi ngibi byaba bigeze kuri tape iri mu rwego rwo hejuru cyane. Iyo umuntu ahatirwa gukora ikintu nk'iki aba ari mu mazi abira, aba akomerewe cyane. Rero yaba ari uwo gutabarwa. Ntabwo mu by'ukuri njye mbona ko uyu muntu niba ibintu akora, kandi nanjye simpamya ko yaba abikora nkawe nka Agnes, nk'uko usanzwe muzi, ibintu simara ko yaba abivuga abikuye ku mutima, yabikoreshwa. Rero aramutse abikoreshwa nabyo byaba ari ikindi kibazo gikomeye kandi gikwiye kurwanywa, ndetse uyu muntu akwiye no gutabarwa. Akwiye gutabarwa bikomeye cyane, kuko yaba ariko mutabari gute, cyo nacyo ni ikindi kibazo. Uburyo nyine bwo kumutabara nta kundi ni ukugaragaza ibitekerezo byacu, tugaragaza ko ibikorwa atari byo. Niba hari abantu bashobora gukora iki kintu nyamara bitabarimo, ni ikindi kibazo. Kandi kugira ngo mbwire nanone n'ababikora, ari na Nyese yaba ari n'abandi, abo bantu ntabwo mu by'ukuri niba yanagutegetse ngo bikuruka binabikora, abakubeshya ntabwo aba yakuretse mu by'ukuri, ahubwo abashaka kugira ngo abafite ibyo ashaka kugukuriramo, kugira ngo abari basanzwe bagukunda bakwange. Nicyo cyo abashaka kugira ngo abari basanzwe bagukunda bakwange, nyuma yo kukwanga noneho nawe akujugunye, ugira ikibazo gikomeye. Kuko ubundi ufite abantu bagukunda. Agnes nzi ko afite abantu bamukunda, ngenda bizi neza, barampamagara buri munsi mumbaza amakuru ye,
mumbaza ibye mubimbaza kubera ko muzi ko nakoranye nawe ibiganiro byinshi, niyo mpamvu muzi ko aba ari hafi yanjye cyane kandi koko byari bikwiye. Nubwo njye ntamuherukaga, ntabwo mu by'ukuri ngo tugikoroborana cyane, ariko si n'umwanzi wanjye. Rero byaba ari ikibazo gikomeye aramutse yarahatiwe kujya muri uno mucyo. Noneho kikaba ari igitangaza gikomeye kuba nawe yarabyemeye. Ubundi njye numva ntabyemera, numva atabyemera, njye numva hari icyo yahitamo kirenze iki. Kuko nibyo mpora mvuga buri gihe, abantu ubundi bagomba kumenya ko ubuzima ari ikintu ari inzira. Donc ubuzima ni inzira, kandi mu by'ukuri ubundi iyi nzira nta muntu, twese tuyinyuramo, aha nta hantu ho kunyura. Donc turi kugenda, ntabwo tuzaguma aha ngaha. Rero sinzi n'impamvu dutinye tuzajya kandi ubundi tuzajyayo. Ahantu tuzajyayo razima. Ubu turi mu rugendo, uko bwikeye ko bwije tuba turi kugenda, dusatira tugomba kujya. Aho hantu rero sinzi impamvu abantu bahatinya. Bishobora gutuma abantu bajya mu makosa ngo baratinya kugera aho hantu n'ubundi bazagera. Iyi ni inzira ya twese, ni inzira na nguwo ubiguhatira gukora ibintu bigutanyuramo ngo atagushyira muri iyo nzira, nawe azayijyamo, nawe azayinyuraho. Kandi birashobora kuba wari ejo bundi, nta garanti we afite. Uwo nguwo ushaka kugukorera iyo nzira nta garanti afite, kuko uzamutanga kugerayo. Birashoboka ko niba nahita habi akaba akwifuriza kugira ngo ujyeyo wiyumva ko aho ugiye ahakohereje aho ngaho ari habi. Birashoboka ko habi ariho wabanza kujyayo. Birashoboka cyane. Niyo mpamvu njyewe ntashobora gutinya hariya hantu. Sinshobora kuhatinya na gatoya, kuko ubundi ni heza. Haba habi wakoze ishyano. Njyewe nyinya hariya hantu mwana ndaniriya, nyitinya no kuzishyano. Ndi inkozi y'ibibi, ni inkora ishyano vraiment byo rwose. Nakoze ishyano ndatinya rwose pe, ubwo buranyica cyane. Nakoze ishyano, ibyo byo ndabitinya rwose. Ndatinya gupfa nakoze ishyano, ndatinya kuzapfa nakoze ishyano, ndatinya kuzapfa narisha abantu, nkatinya kuzapfa narambuye abantu, nkatinya kuzapfa narateranyije abantu n'abandi, nkatinya kuzapfa narambuye uburenganzira bw'umuntu, naramutesheje agaciro kubera kumuvuga. Kuvuga umuntu ni haramu. Kuvuga umuntu ko atari umutesha agaciro, umwangisha abandi, ni haramu. Iki kintu ni haramu, abantu mwese mukimenye. Umuntu yari afite uko yabonwa n'abantu, afite uko yizerwa n'abantu, wowe ukajya hariya ukajya kumuvuga ukuntu kugira ngo icyo cyizere abantu bari bamufitiye bakimukureho. Ibi ni haramu. Ibi nabyo bifite igihano kibabaza cyane. Ibi ni ibintu bitoroshye. Gufata umuntu ukamuteranya n'abandi, ukamwangisha abandi, ukamuvugaho amagambo kubera uko umukeka. Ariko kandi n'uwakiriye ayo magambo nawe afite ikibazo. Kwakira amagambo, ukagenda ukakira amagambo wabwiwe n'umuntu ngo yakubwiye ngo uyu nguyu ngo ameze atya, mu buryo bwo gukeka, nawe ugafata ibyo ukayifata nk'ukuri, nawe uba ufite ikibazo gikomeye. Kandi nawe ntuzabura kubazwa ibyo impamvu wumvishe amabwire. Ubundi muri Isilamu umuntu wavuze ubwo bugambo baramuhonda. Iyo umuntu azanye ubugambo nk'ubwo ngubwo, hari amategeko agomba kumuhana mu Isilamu, hari ibiboko agomba gukubitwa kubera kuzana ibigambo bidafite ishinge na rugero. Kirazira kikazirizwa nubwo umuntu yabonye umugore wawe bamusambanya, igihe adafite abagabo bane bo kubihamya, ntafite ubushobozi n'uburenganzira bwo kuza kukubwira ngo wamugomba gusambanya umugore. Kuko iki kintu akoze kiratera imyiryane mu rugo, kiratandukanya umugore n'umugabo, kandi umugabo adafite igihamya kigaragara. Ariko kubivuga byonyine gusa biratera umugabo umutima mubi, bitume adakomeza kwizera umugore we,
bituma abana nabi n'umugore kubera ubwo bugoryi bwawe wazanye bwo kuvuga ibigambo bitamwishe bidafite gihamya. Muri Isilamu, ukuntu Isilamu yakomeje ikintu cyo kuvuga abandi, yaravuze ngo nuvuga ikintu uzakizanira abagabo 4. Nujya kuvuga umuntu uzafite abagabo 4 bo guhamya ibyo bintu, bo kubihamya. Kandi abantu bari babihagazeho koko, atari uvuga ngo twabonye umugabo ava mu nzu asohoka mu nzu ngo byarangiye. Mwabibonye koko byarangiye koko. Ibi byose impamvu Imana ishyiraho amategeko akomeye gutya ni ukugira ngo haveho ibyo bintu by'abantu kuzana amazimwe yo guteranya no gusenya no kwica imibanire y'abantu n'abandi. Kuvugavuga rero ni amakosa akomeye cyane. Njyewe numiwe cyane ndanatangara igihe nabonaga inyandiko mbona uyu mudamu Agnes avuga ko n'uyu Simpunga nibyo arabizi, si n'ikibazo kubivuga kuba yaba ari muri FDU. Ikibazo ahubwo ni ukubigira icyaha, kuko kuba muri FDU ari icyaha. Iki nicyo kibazo. Donc kuba wagira icyaha ko umuntu ari mu ishyaka, ibi si n'umwe. Donc amategeko y'u Rwanda aratwemerera kuba mu mashyaka dushaka, cyangwa akatwemerera kutaba mu mashyaka. Rero kuba muri FDU si icyaha, kuba muri Darifa si icyaha, kuba muri PS Imberakuri si icyaha, kuba muri FPR si icyaha. Ibi bwabyo ntabwo bigize icyaha. Ibyo ubwabyo ntabwo bigize icyaha. Rero ibi ni ibintu abantu ubutegetsi bwinshi bukoresha mu gufata igice cy'abantu, umuntu warwanyaga, washakaga, watekerezaga ku iterambere ry'abantu cyangwa waharaniraga uburenganzira bw'abandi. Ibi ni ibintu bakoresha bagakora ibishoboka byose kugira ngo uyu muntu doko bamushikisha byose. Bashobora kumuha amafaranga, bashobora kumwizeza imyanya y'ubutegetsi. Ibyo murabibona kuri ba Evode Uwizeyimana, ba Rucagu, abo n'abandi. Muzi ko Rucagu uri afite dosiye rwose yase ibyo aregwa byo muri jenoside nk'uko bisanzwe, ariko bamurengaho bakaza kubishinja. Kandi njyewe nta dosiye mfite mu by'ukuri. Numvise kariya kana bavuga ngo nafunzwe nyine, ariko nafunzwe mu ndenganya. Nta dosiye njye mfite. Uyu munsi ntabwo ngiye no gusaba akazi, nta cyemezo wabona kuko njye nigeze fungwa, kuko njyewe ntabwo nafunzwe mu by'ukuri. Nararenganijwe gusa imyaka 10. Mwaramboshye imyaka 10 mu ndenganya, mwanjije imwe. None muri kundenganya muvuga ngo twangije nyine mwarafunze. Ubwo se ko narafunzwe muri gereza, mwarashyize muri gereza mu ndenganya bivuga ko nafunzwe? Nta cyaha cyafite, nta cyaha mfite. Iyo ukangisha rero ujya hariya ngo yanafunzwe, ibyo sibivuze iki nyine muri ibigoryi nyine. Gusa gufunga umuntu mumurenganya muri ibyo byo mwabigirata, wowe urata ngo waramufunze umuntu umurenganya gute? Se gute? Waramfunze ariko warandenganyije, nta cyaha ufite wowe umpamya. Ntabwo wakwirata ngo waramfunze. Waramfunze nyine imyaka wandenganyije, ibyo wajya kugenda ubirata. Ukwiye kuziba, ukwiye kutagira ibyo uvuga ko wafunze umuntu umurenganya imyaka 10 irenga. Ubu ngubu hari abantu bagifunze bimeze bingana gutyo. Oya, iyo ngeze aho ngaho numva n'umujinya nangije, ndi umuntu ndarakara nyine. Ibyo byabe nyine umuntu agira defo. Nanjye mfite defo yo kurakazwa n'ubusa. Si ubusa no kurakazwa mu buryo buriya yara, mu buryo buriya ndarakara. Ariko kandi njyewe umujinya wanjye ntabwo ari umujinya w'umuranduranzuzi rwose pe. Umujinya wese umuranduranzuzi, ngira umujinya ariko si umuranduranzuzi. Sinshobora kurakara ngo mbe naguhungabanya uburenganzira bwawe, banagira gute. Nzi ko ufite uburenganzira bwawe bwo kubaho,
nkamenya ko ufite uburenganzira bwawe bw'icyubahiro cyawe kikugomba, ariko iyo unesheje icyanjye nanjye ngomba kugerageza uburyo nakwikuraho ibyo ngibyo nkushyiraho, ibyo wowe ushyiraho, kuko ibyo wakoze biba bigaragaza ko nta cyubahiro ukwiye. Ibi byumvikane gutyo rero. Nashatse kumuhuza na Shyaka Gilbert. Shyaka Gilbert muzi ko ni umuntu wavuze waje nawe atanga ibitekerezo bye, avuga ukuntu ise yishwe, avuga ukuntu umuryango we wishwe, avuga ingorane nyinshi yavugize muri jenoside yakorewe abatutsi na nyuma. Ni umwana uzi kuvuga, wari uzi kuvuga, bigaragara akundwa n'abantu, nanjye ndari namukunze, nari ntarabonana nawe face à face, ariko nigeze kumuhamagara turavugana. we ntabwo navuga ko anzi, nta nimero yanjye, ariko njye nzi neza ko namuhamagaye akambwira ko ari i Kabuga, nkamubwira ko nifuza ko tuzabonana. Ntabwo twabonanye malheureusement. Donc uyu mwana ariko mu by'ukuri yamwumvishe n'indirimbo nziza. Uyu mwana yari afite n'impano yo guhanga mu by'ukuri, afite ariko njyewe ubundi nabanje kugira ikibazo igihe bavugaga uko yafashwe, igihe yavugaga uko yafashwe ageze mu Bugande, hanyuma akavuga uburyo yageze ngo ikatuna, hanyuma we afite identité, umugore we atayifite, hanyuma bakamufata bakamuha identité akanayibereka, bakanayimusubiza, bagasigarana umugore we kandi ariwe bashakaga. Ibi ngibi donc nabigizemo dute ukuntu basigaranye umugore we wakabacika kandi bari bamufashe, yabahaye n'identité. Ibintu nabigizemo dute, ariko kubera ukuntu nyine nari sanzwe muzi, nirinda kugira ibyemezo mpita mfata byo kugaragaza wenda ko hari gahunda ihari wenda y'ibyo bapanze gukora, ibintu nk'ibyo ngibyo tusa, kuko yavugaga ibindi nyine, uburyo yahunze n'uburyo abamufashije n'uburyo yabashimaga. Ntago rero nagize imbaraga mu by'ukuri, ariko mu by'ukuri ubwonko bwanjye ibintu byarabitekereje. Tuvuga gute yavuye mu nzara z'abariya abantu bate, bamufashe bagasigara umugore we, none umugore bakamutorotira muri ruriya rwego yavuze, bamutorotiriye byo kumushyiramo amashanyarazi mu gitsina n'iki byose. None njye nibaza ko kibafashe uriya mugore bakasiga Shyaka Gilbert, kandi mu by'ukuri bari bamufashe. Ntago, ariko noneho mu gihe yari agarutse nahise nsubiza ubwenge inyuma, ntekereza kuri njye, natekereje ukuntu bitangiye mu bwenge bwanjye, mpita mvuga nti nibyo byaratekerezaga, nibyo buriya koko ashobora kuba yaragiye ku buryo bw'akagambane, cyangwa se ku buryo yumvikanyweho n'abamutumye. Kuko mu by'ukuri njyewe mbona ko hari ibintu njye ngaya. Rero yaragiye agerayo afashwe n'abagomba kumufasha. Njyewe uriya mukobwa ntibuka izina, aramuvuga amazina ko yamufashije n'iki byose, ariko amuvuga n'ibintu bitari byo. Ubundi njyewe iyo njya kubona ubukisi, mvuga ububwa, reka mvuga ububwa nibwo byoroshye, gusa mvuga guciririka. Donc njye nabyita ububwa tout simplement, kuko mu by'ukuri ntabwo njyewe kuba ibyo yavuze kuri uriya mukobwa ko yamushutse, bwabyo kuvuga ko umuntu yagushutse n'ubuginga. Mu myaka umuntu ufite irenze 30, nubwo ufite imyaka 25, ntabwo wavuga ko umuntu yagushutse. Kandi mu by'ukuri uwo muntu nta n'impamvu ubeshya ko yagushutse. Ntabwo umuntu wowe wagiye kuri social media nta muntu uguhamagaye. Rero kubwira abantu ngo bagushutse ni ubuginga, ni ubucucu. N'ababyemera ko babashutse, ko bagushutse, nabo ntabwo baba barebye kure, kandi nizera ko nabo baba bizi neza ko baba utashutswe, baba babizi ko wakoze ibikurimo. Gusa ibyo wowe ukibivuga gutyo, ariko njyewe ibyo ni ikintu nk'iyi ntatinyuka kuvuga. Ntabwo natinyuka kubwira umuntu ngo yanshutse. Murumva, kuko icya mbere cyo njya kuri social media nta muntu wampamagaye, narijyanye. Kuza rero kuba ko noneho ibyo navugiye kuri social media ari ibintu bashutse, ni ibintu bitumvikana, bitanyuze ubwenge, ni ibintu bitumvikana mu by'ukuri. Hanyuma kuba uriya mukobwa mu by'ukuri yamutereta, wenda akavuga ati okay naze
uretse ko njye numva ari no kubeshya mu by'ukuri ntabwo numva ko umukobwa yari afite ubushobozi bwo kuba yamufasha nk'uko yamufashaga akavuga ati yiba ari guhunga ndagufasha guhunga hanyuma donc umukobwa yari afite ubushobozi bwo kuba yaguhungisha nk'uko yari yabyemeje akakugiza uruhande rwe hanyuma akagutereta agakuraho ibyo ashaka niba ari ukumubera umugabo ukamubera umugabo niba ari uko mwakora mukabikorana ibyo byo yari kubikora uko ashaka njye numva ntabwo mbihamya ariko reka mvuga ngo okay nibyo reka tuvuge ko koko yanaguhamagaye akakubwira ko anagukunze anashaka ko wamurongora reka tubyemere gutyo ariko si kubivuga bivuze iki kuza kubibwira abantu bivuze iki kuba waramwanze ni uburenganzira bwawe no kuba nawe yarabikubwiye ni uburenganzira bwe ko ni umukobwa iyo uri umukobwa akaba ashaka kumurongora kandi akaba yaragukunze ni uburenganzira bwe bwo kugukunda kuba nawe wamwanga kubera ko afite undi mugore udashaka guhemuka okay nawe ni uburenganzira bwawe kubikika rero nibyo byiza kurusha kubivuga kubikika nibyo byiza kurusha kubivuga ibyo bintu muba muvuga ni ibintu bigaragaza imiciriritse doko muciriritse cyane mu mitekerereze kujya kubwira ngo yanterese ngo murongore ibi ngibi nyine niba yaraguterese se ikibazo kiri hehe ni umukobwa nyine yabishoboye yagukunze akakwiryaho kugira ngo murongore nuko umukobwa bateye nyine atanayikoze ahubwo yaba atari umukobwa muzima no hamwe no kumwanga okay nibyo nawe ntumushaka nabwo ni uburenganzira bwawe nawe ariko kuza kubivuga bivuze kuki waza kuvuga amabanga nk'ayo ngayo wajyanye n'umuntu kandi wari ufite umugambi wo kugira neza wakugiriye neza rero ubwo bwenge mwumva bungana gute ibi ngibi rero impamvu donc ibi ngibi hari ikuntu abantu baba bica amahirwe y'abandi kubera kuko uyu muntu kugira ngo azafashe none ukeneye gufashwa biragoye uyu muntu biragoye kugira ngo azafashe wa wundi koko ukeneye gufashwa kandi yari afite umutima mwiza ariko afite ikibazo ushobora kumufasha nawe akantaranga nk'ukuriya yantaranze kikaba ikibazo kandi gikomeye ngira ngo rero ntabwo ndibuvuge menshi gusa ngaragaze ko buri gihe buriya hari umugabo nemera mu by'ukuri uyu Evode Uwizeyimana ni umuntu washobora kuba atangibuka muri uriya mugabo twarafunganywe twarakubiswe n'umugabo witwa Munyaburanga we ndumva yamwibuka njye ashobora kutanyibuka ko akibuka uwo Munyaburanga ibyo byatuma ubwonko bwe akura n'abandi wenda twari turi kumwe icyo gihe nanone muri gereza nibyo nabyo badushinjaga nyine ko ngo turi kurwanya ngo ubutegetsi ngo bwa gereza ariko mu by'ukuri bo bari babizi nyine abantu babihimba ibintu n'ibindi mu by'ukuri ntabwo aribyo batuhoraga ahubwo baduhoraga ko njyewe ubwanjye nafashe initiative cyangwa se n'abasina twafashe initiative yo kurwanya ubufuroni bwari burimo tubuza abana kugira ngo be kujya muri iyo ngeso y'ubufirawuni cyane cyane abaga baje mu Isilamu tukabahamagarira ko kwanga ko bakomeza gukorerwa iryo shyano hanyuma byaje kuvamo intambara nyine bituma kubwireka aho mwankuza sinzi niba hakigaragara bakubisemo inkoni ubu ngubu mu gihe nari gukora Steven zifata nyinshi ariko senyenge iza kuntangira noneho mu gihe kwiremera njya gufata hasi sinabasha gufata rero inkoni bankubise barayimpamya ariko bya bindi njye mbabwira ko gupfa nyine ari igihe izindi nkoni nyinshi bagombaga kunkubita zafashwe wari wabampaye ariwe Brigadier Chef Munyaburanga donc izindi nkoni nyuma yuko maze kugwa hasi iyo nkoni maze kunkubita hasi kugira ngo Munyaburanga niwe wafashe izindi nkoni ngo batanyica kandi nawe yarimo kukurwanya urumva donc bya bindi nyine mbabwira ko umuntu apfa igihe cyagize gute cyageze kiriya gihe iyo Imana ishaka kuntanga bari kunyica kuko urumva ko njyewe gusa nanjye nirwanyeho nabwiye ko icyo gihe narwanye nakubise mu Brigadier namukubise kofe mukura n'amenyo ariko byari ukwirwanaho nyine ko kuri njye mbabwira ko ngiye nirwanaho
byari ukwirwanaho, ariko ntabwo nabonaga ko njye narusha abantu abasekirite twabitaga abasekirite twebwe iki gihe, abasekirite barenga 50, ntabwo nari kubashobora. Ntabwo ari benshi babyitabiriye, ubwo wenda harimo nka 10 n'abangahe babikoze, cyangwa hari igihugu cy'abantu benshi kwara abasekirite nabo nzi bari banshyigikiye, bumvaga nabo barwanya iki kintu. Ariko igitangaje ni uko nyuma y'uko nkubiswe iyo nkoni nkikubita hasi, nyuma y'inyinshi nari nafashe mbere ntaragwa nirwanaho nanabakubita nanjye deja, urumva ko umuntu wese nakubise yenguye yumvaga agomba kwihimura. Bibaze noneho na Brigadier Chef nari maze kumukubita, ariko ati kugira ngo ntapfa. Imana nyine ifite ukuntu ikora ibintu kugira ngo umuntu, ntabwo ariko dufite uruhare mu buzima bwacu. Ako ni akari gaciyemo gatoya. Rero uyu Nizeyimana hari ukuntu hari amagambo ajya akoresha donc ajya akunda kuvuga ngo intambara utazarwana, iyi ntambara iyo ubona utayirwana, ngo ingoma hari ukuntu ajya bagira ko ngo aho yari ari mu buhungiro, abo bari bari kumwe yabatse icyo twakwita wenda bira cyangwa se umushinga, mbese umushinga w'ibyo bategura, w'uburyo bategura bakazagera ku butegetsi. Hanyuma ngo ntabwo yawubonye, atawubonye rero ahitamo kwifatanyiriza na FPR. Donc asa nkaho ashaka kugaragaza ko ntabwo ari muri FPR cyangwa se ntakora FPR kubera ko ayikunda, nta nubwo kandi ibitekerezo birumvikana yari ayifiteho mbere. Uko yibonaga se uko byahindutse ayibona ukundi, uko yibonaga niko yibona, ariko yahisemo iyi nzira kubera ko nyine abona abandi nta nzira bafite yo kugera ku butegetsi, kandi bashaka umukata asarura vuba. Ntabwo wakeneye ibintu bizaribwa n'umwana we n'umwuzukuru we, ntabwo akeneye ibyo byiza by'igihugu bizaribwa n'umwuzukuru we cyangwa umwana we akeneye ibyo warya. Rero kugira ngo abone ibyo harya, yahisemo gukorana na FPR kugira ngo nyine imuhe ibyo arya, nayo kandi irabimuha kugira ngo nyine intege babandi bari kumwe, kandi ko burya yaziciye, ntabwo ari ukubeshya buri imbaga yaziciye. Buriya umuntu agutwaye umuntu nka Evode, ntabwo yaba wavuga ko atagukoze, kandi nanone urumva ko Evode yaba amutwaye, urumva nyine aramuha n'amakuru yawe yose. Donc hari ibintu imirimo yose Evode yakoraga atari gukora kugira ngo uzongere uyiforome, bizagorana nyine, bizatwara umwanya. Niyo mpamvu burya iyo umuntu akozeho ikintu nk'icyo ngicyo aba akozeho, donc aba afite icyo kutwaye koko. Ntabwo mufurema, ntabwo wavuga ko FPR itarebye kure, iba yakoze yifashe umuntu nka Uwizeyimana ikamubwira, ikamubasha kumukomveka, akabasha kuva mu byo arimo, akaza mu buryo ubwo ari bwo bwose, bwaba ari uburyo kumukomveka parole cyangwa se mu buryo bwo kumukomvesha kuri cash. Ibyo byose nyine kubera ko nawe ari cyo yaragamije akabikora, abakoze. Ariko nibyo mvuga ko abantu bateye batya ntabwo baba bakenewe mu rugamba nyarwo rwo guhanira ukuri, kuko ubundi buri gihe iyo ugiye guhanira ikintu kubera umujinya ufite, kubera ko wende warize ntibaguhaye akazi, washoboraga nawe kuba hari ubumenyi ufite ugomba gukora, ariko ntabwo uri kubukora, ntabwo abantu bari kuguha agaciro, kandi wowe urashaka ko ugira agaciro. Ibi ngibi niba ari ibyo ugize noneho bigatuma ibyo ngibyo bigatuma ubona ko hari abandi mumeze kimwe, ugomba ukaba wakwifatanya nabo duharanira uburenganzira bwacu, ariko mu by'ukuri udaharanira uburenganzira bwanyu, ahubwo uharanira ubwawe wowe wenyine, icyo gihe nta kintu umariye abantu, mbese uri ikiburaburyo, kuko nyine baguhaye ibyo washakaga, kwa kuri wari ufite ugushingukamo. Ibyo ngibyo rero bikagaragara imitekerereze mikeya, umuntu udakomeye mu mutwe. Nubwo abantu babona ko ufite byinshi, koko nibyo abantu bazi byinshi. Ntabwo bafata Uwizeyimana Edouard
hanyuma ngo ufate bamporiki yewe ngo ufate rucago nawe kuba yamenya guca mu kazi muri ruriya rwego ku buryo atabazwa ibyo yakoze ahubwo akabishimirwa cyangwa se ntabwo ni ibintu kamemu bitoroshye. Ntabwo ava ko umuntu utari umuhanga, ariko ni umuhanga, ubuhanga bwe budafite icyo bwamarira abandi. Ni umuhanga kubwe kwirwanaho nawe kurwana ku gifu cye, ariko ni umuswa kuko ashobora koreka byinshi, ashobora kwangiza byinshi. Turabyuka naho ashobora kwangiza byinshi kubera kuko si umunyakuri. Turabyuka naho we yakubwira ko ngo yakoranye na Kayibanda, agakorana na Habyarimana, ibyo bakabibona nk'ubudasa, ariko si ubugabo. Ntabwo ari ubugabo kuba waba ikiromira habiri hose kiza ari icyatsi ukaba icyatsi, kiza ari umuhondo ukaba umuhondo. Ibi ni ibintu bidakwiriye nyine umuntu. Ni iby'uruvu nyine, ntabwo ari iby'umuntu, ni iby'uruvu. Ariko nanone FPR nayo nk'ishyaka cyangwa se nk'umuryango uri ku butegetsi, ufite ubutegetsi, ntabwo wari ukwiye kugendera muri uno mujyo. Cyane cyane mpora mbibibutsa niba bari bafite ziriya nshingano zabo nyine 8 zari nziza, sinbizi wenda niba bari bafite izi nshingano 8, wenda ari aba bamurigande batatu mu butegetsi, yenda bikaba wenda ba Sendashonga biriya, wenda bikaba ariko Sendashonga sinzi ko namushyira kuko ni abantu bajemo nyuma FPR yarakerewe, ni abantu bariya bagiye barokritwa bakazanwa muri FPR kugira ngo FPR ibone imbaraga. Ntabwo ari abantu batekereje FPR, ahubwo navuga abo ngabo nyine bose babihozagara n'abandi bagiye bashobora kuba barakereye FPR bagatanga ibitekerezo, uyu munsi akaba batagihari. Bishobora kuba ibi bitekerezo byiza aribo bari bafite abo ba Rwigema, wenda hasigaye bakaba mu by'ukuri ntaho bahuriye, bo bari bafitiye izindi ntego ku ruhande bashobora biyemeje kubahiriza. Noneho kubera ko ibingibi byari ibintu byari byanditse, nabyo byagenewe byeretswe abantu, ari nabyo byatumye wenda Twagiramungu babemera kubera izi ntego baberetse, bakayemera gufatanya nabo. Birashoboka, ariko wowe bafite mu by'ukuri iyo urebye neza usanga FPR y'umunsi ntacyo yitaye ku ntego 8 zira yatweretse, kuko kuzigeraho ni ibintu biri fasire. Urumva kubwira cyane kuzo ugasanga ibicucu byakoze ishyano ryo kwica abantu muri buriya buryo, gukora jenoside mbi kuriya. Byari byoroheye FPR guhuza abanyarwanda ku buryo bworoshye, kuko byari byoroheye FPR kugaragaza ko uyo idafite iyo mitekerereze y'ibyo bigoryi, noneho yo ifite imitekerereze yo kuduhuza, byari guhita bikunda vuba vuba. Abantu ntibabone jenoside ngo babone nk'ikintu ngo bitari gukunda, kuko impamvu byari gukunda nuko n'ubundi abayirokotse jenoside n'ubundi bagiriwe neza n'abo bari baturanye kandi ari bo. Rero ubumwe bw'Abanyarwanda bwarashoboka iyo mu by'ukuri tuza FPR iza kubigiramo ubushake, ubumwe bw'Abanyarwanda bwari gukunda kandi bwari kugerwaho ku buryo bwose. Ni nabyo mpora mbwira FPR ko iyo ibishaka ya myaka ubu ngubu ishaka kudutegeka, idutegeka gutya, idutegeka gutya, twambura ibyacu, iduhingeta gutya, idutegeka gutya, tugira ingaruzwa muheto, twirirwa dukora, tuyisahurira, tuyihereza. Mbese kwa kundi Barfinda ajya avuga ngo imiryango, ngo FPR ngo ni umuryango, imiryango yose ikora yinjiza muri uwo muryango. Nuko biteye, kuko ubu ngubu umuntu wese mu izina ry'Imana ntabwo nzi neza niba hano mu Rwanda muri kino gihugu, nako namwerega mujye mubireba. None se mu myaka 28 ninde muntu mwigeze mubona wacuruje agakira? Ninde? Ibi ni bigaragara rwose, ni bigaragara. Ariko tuvate imyaka 28 ntayitaniye na 30 bamaze hanze. Mu by'ukuri bagiye nta bukire dufite mu Rwanda, ariko bagarutse dufite Rwigara, Assinapol ubu baramukenesheje, kaje guhakwa Valence ubu nawe baramukenesheje uko yarameze icyo gihe.
ntekereza ko ngo abo bantu barimo kuregreta uyu munsi bari kuregreta Rwigara Asina Paul, Kaje Guhakwa Valens, bafashe inkotanyi cyane Majyambere Silence. Aba ni abantu bari bakize hano mu Rwanda, kandi u Rwanda ngo rwari urwa Gahutu, babeshya ngo rwa Gahutu, kandi mu by'ukuri njye ntabwo ariko mbibona, wenda nabwo tuzabigarukaho, ariko ni uko nyine doho rwa Rwanda ngo rwa Gahutu, cyoko nasimbizi wenda rwa Gahutu ntirube urwa Gahutu, ariko wenda tubivuge gutyo. Ariko mu by'ukuri donc aba bantu muri iyo myaka 30 bari abaherwe. Majyambere niwe muntu wa mbere watunze indege mu Rwanda, yahunze muri 91 inkotanyi zimaze gutera. Ubu izi kuki se zimaze gufata atagarutse mu Rwanda? Ni ikibazo abantu bagomba kujya gute kwibaza. Nyamara yarabafashije. Rwigara Asina Paul yari umukire mu Rwanda ukomeye cyane, uzwi uvugwa. Uyu yari umututsi. Uyu munsi se afite iki? Ibyo yari afite ntibabishenye. Kaje Guhakwa Valens yari umukire mu Rwanda ukomeye. Za RP mu Rwanda niwe wacyuzaga essence. N'amateka ye mujya muyumva, bajya bayababwira uburyo yakize n'uburyo yazamutse avuye ku bwarimu. Ibyo byabaye mu myaka 30. Ndo myaka 30 ntahitaniye na 28. Ntahitaniye uko nayo nejo bundi nyine kabirabaye. Buri ikitabese imyaka 28, ubu mutabona ko iki gihe mutegeze kuzamubona mu myaka 2 iri imbere se? Mutegereje kuzamubona mu myaka 2 iri imbere? Ibi ntabwo bishoboka. Ntabwo bishoboka ko kera twabonaga abakire. Ubwo navuze abangaba, ariko hari abandi benshi nyine, ubwo navuze n'ingenzi, ariko hari Kabuga, wenda Kabuga reka tumureke, bavuga ko yakijwe n'ingoma ya kuko yari umuhutu. Mironko nuko abo n'abantu twadutse babaherwe ahangahe iwacu bakijwe no gucuruza. Uyu munsi ninde wabona wakijwe no gucuruza? Mushobora kumubwira ntawe. Rero ibi ni ibintu bize gusa, ntago nshaka kubarambira, ndabona iminota irimo kugenda. Icyo nashaka kuvuga, nashaka kugaragaza ko mu by'ukuri nge mbabajwe n'ikintu cy'abantu donc baba baragaragaweho ubutwari bwo kugaragaza ukuri bikarangira bisubiyemo. Ngira ngo mbabwire ko kwisubiramo ntago mu by'ukuri ari ibintu bibaha agaciro, kandi uwabashutse kwisubiramo aba afite intego mbi, arabashyira habi kurenza aho biyumvishaho, kuba wafata initiative yo gufata abo mwavugaga rumwe, mwaharaniraga bimwe, ukabagira abanzi, ntabwo bivuze ko uri bube umukunzi w'uwo mwakritikaga. Ntabwo bivuze ibyo. Ntabwo uri bube umukunzi y'uwo wakritikaga. Niba nakubeshya ko nta kintu mvuze, irabanza. Nicyo nagira ngo mbabwire, ntago mbabwira menshi, yenda tuzakomeza tuganire, ariko ngira ngo mvuge ko abantu nanone bumve neza ko iyi ngeso ndabizi neza ko nabyo biriho, kuko n'ubundi biragaragara. Abantu kujya hariya umuntu akakuvuga amagambo agusebya, navuze ibingibi by'uriya mwana, alhamdulillah, ntago wenda navuga ko ari ibintu bigize, ariko uriya mwana asebya uriya mwana w'umukobwa byarambabaje cyane. Hari n'impamvu navuze ngo ntagiye kuburana ngo aramubeshyera. Navuze ngo nubwo byaba ari byo ntibyari bikwiye ko yabivuga, kuko natwe twarateretse kera turi abasore, cyangwa n'ubu twanatereta, ariko ntabwo bivuze ko watereta wenda kubera umugore hanyuma akanakubenga. Si ngombwa ko ugenda umuvuga, cyangwa wakubenze ngo agenda kuvuga ngo dore nguriya namubenze. Ibyo ngibyo ni ibintu bigaragaza ububwa. Nawe ni nk'ibyo ngibyo, ntabwo ukwiye gutereta umuntu ngo ni uko mutumvikanye kuri iki ngo ugende umuvuga. Ibi ni ibintu bigaragaza ibintu by'ububwa. Rero nizere ko nanone
abumva amabwire nabo bagerageze kutashyira imbere amabwire. Ibyo FPR yaturemyemo nyine ikintu cyo kutizerwa mu by'ukuri nibyo ko rwose hari igihe doko mpagakira enoza koko kugira ngo ugire umuntu wizera. None se koko niba nk'abantu bari bizeye wenda Agnes bakabona atinyutse kwandika ibi ngibi baravuga ati umuntu wo kwizerwa mu Rwanda ni kandi nta muntu mu by'ukuri ufite utabigeraho dute. Ibyo ni ibintu byumvikana. Abantu babona agashyaka ukuntu yavugaga bakabona akoze ririya shyano bavuga ngo nose ndizera nde. Ibi ni ibintu biri bigize byumvikana. Ariko nanone nabagira inama yo kudakomeza kugira ubwoba, cyane cyane bagira inama y'uko n'ubundi nyine ibyo muzajya muvugana n'abantu mukora n'abantu mujye mukorana nyine ibyubaka, nyine mujye mukora ibyubaka, kuko n'ubundi nose nimuvuga nyine keretse yenda uri gukora politike y'urwihishwa wenda adashaka kugaragara niwe wenda avuga ati reka njyewe batagira ubimenya. Ariko mu by'ukuri niba n'ubundi hari ibitekerezo bitanga akagaragaza ko ibi ngibi bitagenda, nyine aribyo tuzaganira nta bindi, aribyo tuzaganira nyine ibyo bitagenda nyine aribyo tuzaganira. Noneho kuba wenda wafite uko wankeka sinzabona ibyo njya kuvuga kubera kuko no twabuganiriye nyine ibyo n'undi uvuga. Niyo mpamvu ngiye buri ubona ko nta muntu njya nishisha ngo uvuge ngo uyu nguyu ngo yaneka ngo yamaze. None se sindi kuvuga kwica abantu, sindi kuvuga gutanya abantu, ibyo ndivuga n'ibyo nyine nibyo niko mbyumva. Ntuzabimbaza nuko ko nzamubwira. Rero reka mbahe umwanya namwe mukore comment wenda kuri ibi navuze, hanyuma mukore na subscribe nyine kugira ngo iki kiganiro kigere kuri benshi. Nkuko njya mvuga ko ibi biganiro byacu kubaka kwacu bikeneye ko byumvwa na benshi. Ubundi kuri ubu buryo dukoresha n'uburyo buri toto cyane, kuko ubu buryo dukoresha yego nyine turakora tukavuga genda hakagira abantu bumva, hakagira n'abantu bashaka guhinduka mo 2 3 bafite umusaruro byatanga utari na mukeya, ariko kandi ntago uhagije bitewe n'uko abo twumva ni bake. Abo twumva ni bakeya, abantu bakurikira izi kanale muri miliyoni zirenga 10 z'abanyarwanda cyangwa zirenga 50 z'abanyarwanda, birashoboka ko abari hanze hirya no hino ni benshi. Ushobora gusanga harimo abantu batarenze 500,000 cyangwa wenda miliyoni bikabije. Sinzi niba byagerayo, nta kuntu ufite koko, ariko buriya abantu dukurikira ni bamwe. Niba ukora ikiganiro kikumvwa n'abantu 30,000 60,000, abo bamwe muri bo nibo bagaruka bakareba nanone icyanjye icyo nakoze wenda nkabona 10,000 cyangwa 20,000. Nabo ngabo usanga rero ari abantu bamwe nyine bahora, kuko abo nibo bafite ubushobozi bwo kugura amamega, kugura smartphone n'ibindi. Niyo mpamvu mbona ngiye uburyo buhagije. Niyo mpamvu ngiye mba ntekereza se iki kintu cyakorwa kugira ngo ibi bitekerezo bigere ku bantu benshi. Ari mpamvu uriya njya nk'ibitekerezo abanyamashyaka cyane donc mbona badakora ibitekerezo nkanjye ntekereza ko mfite ngo haraba abampamagara gukora ishyaka by the way. Sinzi niba nzarikora, sinzi niba mfite capacity, ariko ushobora gutanga ibitekerezo bigakorwa wenda simbizi. Ariko ababimpamagarira nabo kuba mumbona mu ubushobozi ndabashimira, gusa namwe bibatangirireho kuba ariko nyine igitekerezo cyanjye cyo kiri kuba ese ni gute umuntu yagera ku bantu benshi kugira ngo ibitekerezo bye nyine byumvwe na benshi. Kuko kugira ngo ibintu bihinduke ahangaha abantu kugira ngo abantu bihinduke nuko nyine imitekerereze y'abantu igomba kubanza igahinduka. Rero imitekerereze ikeneye guhindurwa ahangaha iwacu mu Rwanda ni imitekerereze nta yindi, ni imitekerereze y'ubwoba gusa, kuko ibindi byose byo barabibona mu by'ukuri. Na FPR nayo barabizi neza ko abantu bose babona ibyo bakorera, ariko njyewe ibintu FPR bikoragiye byarananyobeye. Kuki FPR ibindi ishaka abantu bayanga, kuki itaprofise kugira ngo abantu bakomeze kuyikunda mu by'ukuri. Iyo yarasanze ibintu by'ibigori byarisha abantu kuriya, kuki itaprofise ngo ikorane n'abanyarwanda neza, ibone n'abanyarwanda neza noneho bayikunda. None uyu munsi bakaba ni ukuri pe nta muntu ushaka FPR rwose. Ngenzi neza ko rwose amatora abaye koko, amatora mbese nka kwa kundi Loni yaje guhagarara amatora muri 32 iramutse igarutse
guhagararira amatora mu Rwanda. FPR ya matora yahaye Twagiramungu niyo yayabona, niyo yabona. Amenshi ni atatu, amenshi ni atatu mu by'ukuri. Haramutse habaye uburyo busesuye bwo gutora, yiba ari Loni yaza kubihagararira, cyangwa se niba abanyepolitike ari bo babaye b'amacuwa bagashyiraho imbaraga, nabo ntibabyemere. Ariko ntibishoboka kuko FPR ifite imbunda kandi irazikangisha cyane. Iki ni cyo bwoba wanjye ngira, ni bwoba wanjye ngira, kuko hari igihe bizaba ngombwa ko abantu bafata imbunda bakaza kuyirwanya. Rimwe na rimwe nkaba wenda abantu ntazanabaveba, ariko sibyo nifuza, sibyo nifuza mu by'ukuri, kubera ko nayo ikangisha imbunda. Rero abantu bibananiye babona aribwo buryo bwa nyuma, ariko uburyo ntabwo butanga umusaruro, kuko n'ubundi wafashe imbunda nawe araza agakora nk'ibyo. Niyo mpamvu njye mbona ko Abanyarwanda twakagombye gukora ibishoboka byose tukikuraho uyu muzigo wa FPR dukoresheje twebwe bwacu nk'Abanyarwanda. Ku izina ry'Imana tuvuze tuti yewe FPR ihagarara, no, ntabwo dushaka kupfa, ariko ntitunashaka kutwica, ntidushaka gucura, ariko ntitunashaka ko ducura. FPR yatuza kandi yabaho neza, yatuza kandi yabaho neza, kandi byatuma nuko u Rwanda rumera neza. Tugize amahirwe ibi bintu bigahinduka, nta nusasu ribuvuze, twagira igihugu kiryoshye, twagira igihugu kiryoshye. Tugize amahirwe ibi bintu bikarangira, nta urwanya, nta sasu, nta muntu umeneye w'amaraso, igihugu twakubaka cyaba ari cyiza. Ariko tugize ibyago iki gihugu kigafatwa n'imbunda, byakongera bigatwara indi myaka myinshi kugira ngo igihugu kigire amahoro, byakongera bigatwara indi myaka n'imyaniko kugira ngo igihugu kigire amahoro. Kuko uyu nguyu, erega mujye mubitekereza, uyu muntu wahawe imbunda aba hari abayizimuhaye, hari abantu baba bazimuhaye, rero aba agomba kubishyura. Mu masezerano baba baragiranye nuko aba agomba kukwica no kukubyaza umusaruro akunyaga ibyabo, kuko kugira ngo abashe kwishyuza imbunda yakurashishije yicishije abantu ni amafaranga menshi, bituma duhora mu buhake. Niyo mpamvu mukwiye kwikuramo ibintu byo gufata imbunda ngo murwane, kuko nta musaruro bitanga. Nibyo hari igihe ubona ibintu byagusumbirijwe ukavuga nta bundi buryo, ariko mu by'ukuri ntabwo bikwiye gushyigikirwa n'Abanyarwanda. Abanyarwanda ahubwo twagombye gushyira hamwe twavuga ngo ibi bintu bibi bituveho dute, tukagerageza tukabyikuraho. Kandi birashoboka mu s'il vous plaît, birashoboka cyane, n'ibintu byoroshye. Aba bategetsi mutabakomeye mu mashyi kubera ko babishe, ntabwo bakomeza kubica. Mutakomeze kubakomera mu mashyi ko babambuye, ntibakomeza kubambura. Sinzi mu by'ukuri imbunda yica byinshi, yica ibigiye kubakandamiza igihe kirekire, kubera ko igomba kwishyurwa aho yaturutse, bagomba gusubirana amafaranga yabo. Amaraso yanyu yamenetse, kandi ameneka ari menshi. Mbese ni byinshi, ni byinshi. Dukwiye rero kubyanga ibi bintu, dukwiye kubyanga pe, dukwiye kubyanga, kuko ntacyo bimariye u Rwanda n'Abanyarwanda. Bon, sawa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.